Yes, my people, nk'ibisanzwe ni The Dose Official TV now. Aho ngiye kubereka ubuzima bw'umuntu cyangwa umuntu uturutse mu cyaro ukuntu aba ameze, yarenze imisozi arenga n'ibibaya, ariko kugeza izi saha cyangwa n'uyu munota nibwo ageze muri Kigali now. Aho yaturutse mu bibaya, mu misozi igiye itandukanye, aho ahantu hamwe na hamwe hatabaga umuhanda w'ikaburimbo cyangwa ahandi twitaga ngo ni umuhanda w'ibitaka cyangwa ngo ni kavukire. Ego babibonye neza ni wa muhanda w'igitaka wandi twitaga ngo ni kavukire. Ndaje mbereke neza kimara kugera mu mujyi cyangwa muri Kigali ukuntu ahari step 1 yarageze ahantu bita ku mugezi wa Nyabarongo. Abenshi kabuzi Kigali ariko utaragera muri Nyabarongo cyangwa utarajya gusura Nyabarongo, naho zaza uvuga nka babanditse Nyabarongo. Yes, aha ni ubwo umusore wa mbere cyangwa mu mujyi, umusore wari ukigera mu mujyi mu misasire yiwe cyangwa ureba umuntu wari utangiye ava mu cyaro uburyo ashyika mu rugo cyangwa muri ghetto, ahandi tuba duhuriyemo na ba nyir'ibyondo cyangwa mu gikari cya ba nyir'ibyondo, agatangira akora amasuku kugira ngo atangirane life yiwe nziza cyangwa atangirira ahantu ameze neza, aho azaza arara ameze neza. Yes, urabona mbanza gusuhuza aba diaspora cyangwa abanyamahanga mu dukurikirana ku munsi kuri uyu muryango w'abadodosi, umuryango mugari. Mbanje kubashuhuza cyane mwege mu dukurikirana buri munsi. Abanjije ashiraho itapi umusore wacu, aratubwira ngo step 2 urabanza ukegura umuryango ukareba ko hagaragara neza, ugafata ikintu cyo cyangwa ukagenda ugakoza ahantu ukagitera, ugatuzuganagura ya tapi fresh. Kamuza bereke mboneraho gusohoza abanyarwanda mwese nyine mudukurikirana ku munsi. Nshimira n'umuntu bita mu diaspora wanjye w'umurundi harimo Queen, hakaza na Margarita. Ni Margarita ninde? Murundi wanjye nkunda cyane cyangwa ukunda kuntamo utuntu tw'imbuto da, nanjye nkamererwa neza nk'abandi bantu bose. Step ya kabiri mwayibonye ko ageraho agafata ikintu cy'icyango nyine agahanagura fresh agahanagura koko, kugira ngo boro yiwe cyangwa kamatera kiwe cyangwa kera twaryamaga ku bintu by'ibishanja bro. Bazi umuntu itapi ntago yabagaho, isima ntiyabagaho. Twararaga ku cyondo ugahita ushyiraho itapi, hayimeni ishanja ugahita wiryamira nyine umunsi wawe ukagenda neza, ejo ukabyuka ukajya job. Ariko ubu ngubu usigaye ufata akantu k'agasimuka ukajya muri gate irimo itapi, cyangwa ukajya muri gate irimo amakaro, ukajya muri gate irimo isima. Nyine urabona ku muntu ugitangira nyine wabibonye neza, abanje gushyiraho itapi ya original cyangwa itapi imeze fresh. Arimo arayihanagura 5 kwa 5. Arayihanagura. Kurikirana iki kiganiro mpaka cyose kirangire, mbega muri make urebe ukuntu nyine biba bimeze umuntu ugeze mu mujyi wa Kigali. Abanza agafata ikintu cy'igishuka kiri aho ngaho nyine kitari cya danje, agashyiraho hejuru ya tapi kugira ngo bora ariko urabona bora aba yateguye
aba yateguye boro nyinshi cyane kugira ngo boro yiwe araraho itaza kuza kukonja cyangwa itaza kugira ikindi kintu cyaza kuyangiza kugira ngo ajye arara ahantu hakonje. Ntabwo aba ashaka ahantu hakonje cyangwa nta nubwo aba ashaka ikintu cy'umwanda kuri geto yiwe, urabibona neza. Abana arabikora nta ngingimira, nta muntu yikanga, igihuru nta kintu cy'ibibazo muri wenyine tu. Igihugu ni amahoro kabisa, urabibona neza, ameze neza kwa tanu. Nawe rero ndagushishikariza utaragera mu mujyi wa Kigali cyangwa wowe wawugezemo ukaba utazi gukora cyangwa utazi gukora umuteguro umeze gutya, ndahamya neza ko nta bintu bya danje waba urimo, ndahamya neza ko nta kintu gishyashya. Ngewe ibi bintu narabirebye neza cyane, ndabyitegereza, ndeba amasuku y'uyu muntu afite, ndeba umuteguro yiwe afite, ndavuga ati nanjye uyu muntu wazamutumira one day akaza akankoreraho rikaka, wongeye nafashe gutya nkubitaho itapi ryonyine ngahita ndambikaho matera, ngo nanjye nabaye umusirimu. Ibi bintu nibyo cyangwa ngo nuko turi mu makarosha oya, nanone tugomba kumwegera tukamubaza warwana. Hari abantu baba bazi kudekora, hari abantu baba bazi gukora utuntu n'utundi. Mboneraho no gusuhuza abantu b'abadanseri ba moderene, katisiyoneri, abantu bazi kubyina koko, guturuka mu karere ka Rusizi, Mushaka abadanseri baho ngo mumeze mute papa. Mboneraho no gusuhuza DJ 1K, umutipe utugezaho amafilime ateye ubwoba. Mugire kuri TikTok bamwita DJ 1K, urebe ibintu agukorera utuntu n'utundi. Siyenda urebe kabisa, urabona boro yiwe ziteye ubwoba. Urandika DJ ni Danaja, wandike rimwe uhita ushyiraho ka, kugira ngo urebe profile iriho umuntu w'umukobwa. Ndaje mbereke profile. Umutipe aratubwiye ngo part 3, ikintu gikurikira cya gatatu. Reka turebe ikintu agiye kutugezaho, aribwo nakubwira ngo ati genda ukurikirane DJ 1K kuri platforme ya TikTok, wabita DJ 1K. Genda wandike Danaja, nurangiza ufate tuvuze ko wandika Danaja, ufate rimwe, umubare wa rimwe, ushyiraho inyuma ka, inyuguti ya ka, nurangiza usacinge kuri profile yiwe. urasangaho kuri profile yiwe urasangaho bakita iki, ni ikirura, ni igiki, Tiger, ni urasangaho umukobwa Tiger imuhagaze hejuru ku biti, urabibona neza. Nutabona iyo profile umenye ko atari DJ 1K, ugende umukorera subscribe, akalike, ukande na like, comment nyine, usharinge zira video ziwe, acishaho ibintu by'amafilimi, nibyo bintu yikorera. Bamwita DJ 1K.